nta kintu kiryoha nko gukorera amafaranga yawe, nta kintu kiryoha nko kubona uri kurya amafaranga wavunikiye yavuye mu byuya byawe. My goodness, niyo yaba ari amata wicaye ugiye kunywa ya sensa, wumva uri proud. Hari abantu bavuga ngo kurya amafaranga ngo y'abandi ngo biraryoha, ariko iyo uri kurya amafaranga yawe wangu, ubu uvuga ati iyi shati nayiguze mvuye guhiga hano hantu, iyi pantaro nayiguze mvuye guhiga gutya, amafaranga uzi neza yuko yavuye mu ntoki zawe, mu byuya byawe. My goodness, nta kintu kiryoha nkacyo. Niyo mpamvu baca umugani ngo bakavuga ngo umwana uri kugenda ku igare yiguriye, wowe uri kugenda mu modoka wahawe na so, nta kintu waza umubwira iki? Ibaza uburyo umwana aba yararemye amateka yiwe akagura igare, wowe ntabwo uzi no kubira ibyuya kugira ngo ubashe kugura n'ipine ryayo. Mugerageze mukunde kwikorera, mugerageze mukunde kwihesha ikintu, kwigurira ibintu byawe, icyo bita self independent. Turabyumvikanaho?